ukuvuga ngo ni ugutandukanya imiryango, ugatandukanya abana n'umuryango, bagatandukanya rimwe na rimwe umugabo n'umugore. Ibyo byabaye hehe? Usibye ko niba hari n'ahandi byabaye hano mu byemerera igihugu. Ariko se ko nahenze ko abantu twese Imana nyine yaduhaye n'ubwonko dutekereza. Erega yabuguhaye ngo nugira ikintu umuntu kubwira ikintu kibi cyangwa guha ikintu kibi uvuga uti ubanza ubaze, koresha ubwonko unabaze, uvuga utari ku iki ibimbwira ni ibiki, bimfitiye inyungu ki cyangwa bigufitiye inyungu ki. Ariko ntabwo ari kugutamika ikintu cyose ukamira. Byashoboka bituma abantu bazima, abantu banyuze mu bintu nk'ibyo mwanyuzemo. You good people of this God, we want to pray here every day. How do you disappoint God by just behaving like this? This is what you need to correct first. Our society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho nabi. Ba nyiri ibyo ngibyo mubibarekere. Murumva? Ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye, ariko njye nditeguye.